Nanone umutwe w'amagambo ukagaruka ugira uti ivuka rye no kubyiruka kwe Rasulu sallallahu alayhi wa sallama ese byamuranze byaba ari ibiki? Reka duhere aha ngaha. Yavutse ku wa mbere nk'uko bimeze mu gitabo cya Muslim, ubwo intumwa y'Imana imuhaho n'imigisha yari ibajijwe ku gusiba ku munsi wa mbere, iravuga iti uwo ni wo munsi navutseho mu mwaka w'inzovu. N'iyi mu mvugo niyo y'ukuri. Imvugo ya Muslim ihuje n'iya Ibn Ishaq mu kuba umubyeyi we yarapfuye akiri mu nda ya nyina, ndetse no mu bitabo binini cyangwa se bibiri nyabyo havugwa ko Thuwaiba umugaragukazi wa Abilahab yonkeje intumwa y'Imana Rasulu sallallahu alayhi wa sallam nk'uko umugaragukazi wayo Ayman yamwonkeje. Intumwa aho imariye gukura ikaba yaramanukiye cyangwa se yaranamurekuye ikamukura mu bucakara, naho konswa kwayo na Halima cyangwa se Sadiya kwa bene Sadi, ibi byo nibyo byavuzwe cyane biranamamara, ndetse no kuba yaronkejwe kwa bene Sadi byaravuzwe mu ruhererekane rwiza binyuze kuri mwene Ishaq. Halima Sadiya wamwonkeje amukuye kwa nyina aravuga ati mushyize mu cyumba cyanjye, amabere yanjye yamwerekeyeho yuzuye amashereka aronka kugera aho ahaze, n'umuvandimwe we nawe yonkana nawe, ndetse nawe arahaga. Nyuma bararyama kandi ntabwo twaryamanaga nawe. Mbere yaho umugabo wanjye yagiye ku ngamiya, hanyuma yari ishaje agiye kubonabona yuzuye amata, ayikamamo amata, ndetse yanyweye nanjye nawe akanywa, no kugera ubwo twashize twese inyota, ndetse tugashira n'inzara, tukarara neza iryo joro kugeza ubwo avuze ati nyuma twageze mu mazu yo mu karere ka bene Sadi, ntabwo nari nigeze mbona ubutaka bwakakaye kuburusha. Amatungo yanjye kuva tuyazanye yajyaga agenda akagaruka ahaze afite n'amata, ndetse tugakama tukananywa, kandi icyo gihe na n'umukamo nanone tugeze tubura, ndetse nta n'umugaragaro cyangwa se nta n'uwakamaga igitonyanga cyangwa se cy'amata, yewe nta n'uwayabonaga mu icebe. Ubwo twakomeje kwibonera kuva mana inyongera n'ibyiza Imana yamanuriye umugisha mu mitima yabo no muri mitungo yabo, kubera guhagurukira kwabo uburere bw'intumwa yayo ndetse n'umukunzi wayo Rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Dore ngayo nk'uko bivugwa cyane na Muslimu ndetse n'abandi bahuriye muri izi hadithi z'uruhererekane na Ibn Ishaq. Ivuka rye ndetse no kubyiruka kwe Rasulu sallallahu alayhi wa sallama tuzagenda tubirebera hamwe, ndetse no mu zindi hadithi tuzagenda tureba muri Riyadus Salihina, hanyuma tukabibagezaho kandi nta kubeshya kurimo. Tubifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, tubishimira ko mudushyigikira kandi mukanashishikariza gukurikira ibiganiro byacu n'abandi batabibona mu buryo buboroheye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.